ubundi biba bizwi neza ko iyo umuntu atagukunda batagukunda. Dutangiye agakuru kandi keza ahangaha. Umupolisi yari aparitse hano muri feruje. Umugore niko kuba yazamura ikirahure yanditseho ati ntabara rwose mfasha. Ati mfasha ndi mu mazi abira ndi mu kangaratete. Ati si uyu mupolisi ari kuba yabona ibyo ndi kuba namwereka. Kumva umugabo yahise ahindukira nawe ari kuba yareba nk'ikibi cyangwa se nka sekibi yitegereza umupolisi wari waparitse impande. Umupolisi utangira kuba yavuga ati ariko iyi modoka ni ibiki bashe kubitwaye ko ndi kubona nanjye ntari kuba nayishira amakenga. Niko kuba yatangira kuba yahamagara kuri sitasiyo zabo babwira ati imodoka y'umutuku yambaye plaque 046. Ati sinzi ibintu itwaye bitemewe kandi ishobora kuba irimo rushimusi yashimusa abantu cyangwa se umuryango. Ati ntago ndishuwa neza ariko kambe nayikurikira tumenye iyo ariyo cyangwa se ibyo ari byo. Kumbe barakwereka umugabo wari uri ahangaha yatangiye kuba yabwira umugore ati ndaza gusanga hari ikosa rimwe wabashe kuba wakora cyangwa se ukabwira uriya mupolisi ibyo njye nawe turi kuba twakirukamo cyangwa se turimo. Aturaza kuba wabiryozwa. Umugore yatangiye kuba yabwira umugabo wiwe ati sheri ariko igihe tumaranye ntabwo wakagombye kuri kwankora ibi ngibi. Ati se urishuwa neza ko ushaka kuba wagurisha umwana wanjye nanjye ukanyica? Umugabo niko kuba yamubwira ati ariko urabizi turakennye kandi njye nawe n'ubundi nta rukundo ruri hagati yanjye nawe. Umugore agakomeza amubwira ati sheri ati ariko urabizi ko ngiye nkukunda. Ati kandi guhera no ku munsi wa mbere njye naragukundaga ahubwo nuko kari agakobwa mubana kaba kari kugushuka kakubeshya. Kugera ahangaha wa mupolisi umugore yari yatabaje yari yabitambitse imbere arangije niko kuba yahagarika imodoka. Arangije umugabo atangira kuba yabwira umugore we aturaza kugira ijambo na rimwe usohora ahangaha. Ati ntabwo ndaba nyigurishije uwo mwana ahubwo ndaza kuba nakwicana n'icyo cyana cyawe. Disi mwumva ukuntu iki kigabo cyari ikigome ndetse ari n'icyana kibi cyashakaga kuba cyakiyicira umwana wacyo kubera cyangwa se ngo umugore naza kuba yabwira umupolisi ko uyu mugabo abashimuse cyangwa se agiye kugurisha umwana we ngo kiraza kuba cyamwica. Umupolisi nawe yari itambitse imodoka ahangaha ndetse atangira kuba yayihagarika niko kuza yegera ikigabo niko gutangira kuba cyakikaruma ahangaha kimubwira ati mwaramutse afande. Afande nawe niko kumwitegereza ati mwaramutse neza. Afande niko kumwitegereza. Umugabo niko gutangira kuba yamubaza ati afande ati twaba dufite ikihe kibazo noneho? Ati ko umuvuduko turi kugenderaho utarenze muri 30 nk'uko icyapa kibitwereka. Umupolisi agiye kuba yamubwira ati umugore wawe yanyeretse ikimenyetso. Umugore niko kuba yamubwira ati ceceka. Ati ndakwinginze ceceka. Umugore niko kuba yamucira amasirini cyangwa se amarenga amubwira ati ugomba kuba wamfasha ariko binyuze mu buryo bwa siransiye ku buryo ataza kuba yamenya ko ari ngende kuba nabikubwira. Umupolisi nawe ahangaha yatangiye akazi kiwe atangira kuba yabaza umugabo akana kariya amubaza ati ubundi muri kuvayo muri kwerekera hehe? Ati ubundi iyi modoka yanyu ibashe kuba ifite ibyangombwa bibyemerera kuba yagenda muri izi karitsiye? Umugabo niko kwikiriza avuga ati yego rwose. Ati ibyangombwa turabifite kandi ngibi ahangaha. Umupolisi niko kuba yavuga ati reka ncekinge ndebe n'inyuma uko bimeze. Umugore yakomeje abwira umugabo wiwe ati sheri ati ndatekereza ibi bitari buze kuba byakugwa amahoro. Umugabo niko kuba yamubwira ati ziva aho ngaho nawe. Ati nta bugambo bwawe nshaka kuba nakumva muri aya masaha. Ati icyo uba wasabwa wowe ni ukuba waziba ahangaha. Ati ibyo ndi kuba nakora ndabizi. Ati kandi ntuze kuba wamvangira. Ati suri kwibuka ibyo nakubwiye. Ati nuza kuba wamvangira cyangwa se wanyinjira mu mipangu ndaza kuba nakwicana n'urugo rwana rwawe. Murabizi abagore cyangwa se abamama no gukunda abana babo. Niko kuba yamubwira ati sawa mugabo mwiza. Disi umugore we nta n'umutima mubi yari afite. Barakwereka afande nawe yakomeje yizengurutsa ahangaha ndetse ari kuba yakora amafuti. Kandi mwibuke neza ko umugore yari yamubwiye ngo ugomba kuba wamfasha ari kuba yamusaba ubufasha. Kugera ahangaha ntiyigeze afungura butu ahubwo yarayiretse arangije aragaruka aravuga ati wana ibyangombwa barabifite. Ati ubwo ngomba kuba nabareka bakagenda. Kandi mwibuke neza mu kanya kashije uyu mugore yari kuba yasaba uyu mwafande ubufasha. Bigaragare ko uyu mugore yari afite ikibazo kandi natwe tumaze kuba twamenya ko kubera kubana n'umugabo we badakundana agiye kuba yagurisha umwana we ndetse akamwica. Murabizi ibyo abafande bo iyo bamaze gusanga nta kosa ufite barakubwira ati murakoze ku bw'ubufatanye bwanyu na polisi.
ubwo yaraje ahangaha atangira kuba yamubwira ati murakoze kuba mwakumvikana natwe. Umugabo agiye kubika ibyangombwa afande niko kuba yamubwira ati uretse, arangiye atangira kuba yamubwira ati ariko ufite umugore mwiza uze kuba wakomeza kuba wamurindira umutekano hatagira icyiza kuba cyamwangiriza, dore umuhanda muri kwerekeramo habamwo amashyamba na ba rushimusi. Umugabo yakomeje abwira afande ati afande rwose humura afande niko kuba yamubwira ati niba uwo ari umugore wawe kuko ndakwinginze uze kuba wamurindira umutekano mu gihe muraba muri buze kuri wa muri kugenda. Umugore nawe niko kuba yabwira afande ati murakoze ku bw'ubufasha bwanyu, ati ndetse tubaye tubashimiye. Ikigabo niko kuba cyamubwira ati nakubwiye ngo we ziba, ati nta jambo ufite ahangaha cyangwa se nta mwanya wo kuba wavuga ufite ahangaha, ati ubundi kwanza njye sinitaye kuba uri umugore wanjye ubura imbohe yanjye. Umugore niko kuba yamubwira ati ariko umugabo wanjye kubera iki wahindutse byagenze gute? Umugabo niko kuba yamubwira ati ariko nawe ugomba kuba wahinduka, ati kwanza ayo yose uri kuba wakihugisha, ati mpereza uwo mwana ahangaha, ati nuza kugira ikosa na rimwe uba wakora cyangwa se ukagira ikintu na kimwe ubasha kuba wabwira uriya mupolisi, ati uraza gusanga iki cyana ntakinize. Kumbe madamu yarasohotse ahangaha ngo abe yagira ibintu avugana na polisi wari uri ahangaha cyangwa se wa mwafande wari uri ahangaha. Ubwo madamu nuko yasohotse mu modoka, arangije aza yegera wa mupolisi wari uri ahangaha. Umupolisi niba yari agiye kuba yamubaza ngo iki, yatangiye kuba yamubaza ati madamu kubera icyo uri kuba wahuruza kandi tubona imodoka yanyu nta kibazo ifite, ati ufite ikihe kibazo? Umugore mwibuke yavuye mu modoka, umugabo amubwiye ngo nubasha kugira ikintu na kimwe utangariza uriya mupolisi uraza gusanga uyu mwana wawe namwishe. Umugore yatangiye kuba yabwira umupolisi ati nuko numvaga mfite ikibazo, ati kandi numvaga nshaka kuba nagusaba ubufasha ariko ubu ngubu byarangiye bimeze neza. Umupolisi yatangiye kuba yamubwira ati ariko urabizi gukina n'amategeko ntabwo biba byemewe. Umugore niko kuba yamubwira ati ariko afande, ati nawe uri umubyeyi wanyihanganira, ati ibyo ndi kuba nagerageza gukora ndi kugerageza kurinda umwana wanjye, ati kandi nawe ndabizi bigeze ku muryango wawe nta kintu utabasha kuba wakora, ati bityo rero reka mbe nakigendera. Umugore agiye guhindukira ngo agende, umupolisi niko kuba yamubwira ati garuka. Umugore niko kuba yamubwira ati ariko wandeka nkagenda. Ubwo ikigabo nacyo ahangaha cyari kiri gukanura, ndetse twamaze kumenya ko ari icya Sekibi, ni uko cyihishe mu ruhu rw'intuza rw'intama, ariko ubundi ni ikigome, ni ikigabo kibi cyane. Ubwo umugore yatangiye kuba yabwira afande ati nakubwiye ngo ibyo ndi kuba nagerageza gukora byose ndi kurinda umuryango wanjye, ati kandi ndabizi neza nawe ko iyo bigeze ku muryango wawe nta kintu wakora, ati kandi kuba nagutesheje umutwe nkubwira ngo ubufasha ndakwinginze uze kuba wabimbabarira, ati ariko n'ubu ngubu ndacyari kuba nakubwira ngo umfasha, ahubwo wowe sinzi impamvu utari kuba wabyumva. Ubwo umugore niko kuba yamubwira ati noneho, ati reka mbe nigendeye, ati uze gusigara ubitekerezaho. Umugabo nawe cyangwa se umupolisi niko kuba yakomora imodoka, arayibwira ati noneho ubu ngubu mwakomeza. Nuko nguko ikigabo cyongeye kuba cyatangira imodoka cyikura aho ngaho, ariko umupolisi niko kuba yakurayo agapapuro ahangaha, atangira kwitegereza neza amagambo umugore yari yamwandikiye, avuga ati ariko uriya mugore ubundi ibi ni ibiki yashakaga kuba yambwira, ati ko jyewe uru rurimi nubwo tuvuka mu gihugu kimwe ntari kubasha kuba narwumva. Niko gutangira kuba ya expressinga ndetse anateranya akana kariya, avuga ati ariko uriya mugore mbanza hari ikintu yashakaga kuba yambwira, atari kakaba atari kuba yakivuga, ati se ubundi buriya ndaza kumenya icyo ari cyo gute katigeze abasha kuba yansobanurira kandi ko mukuye mu modoka nabashe kuba yambwira neza. Kumbe yatangiye kuba yareba amagambo yose umugore yamubwiye, atangira kuba yayateranya ngo abashe kuba yakivaniramo amakuru yiwe. Niko kuba yagenda avuga ati iri jambo ubundi ryakagombye kuba rivuga uku nguku mu kirimi cyacu, ati guta uriya mugore ubundi yakomeje kuba yanyuza hirya no hino ntabashe kuba yambwira icyo ashaka kuba yambwira mu magambo yeruye. Ubwo niko gukomeza kwandika, ndetse murabizi nk'abanyeshuri ibi ngibi babyita gucura inkota cyangwa se kuba watirisha mwarimu ushaka kuba wamukopera. Uyu mupolisi nawe ahangaha
yari ari kuba yasubira mu masomo ari kwiga yasibiye, ashaka kuba yamenya ukuri kwimbitse cyangwa se ukuri kujyanye n'ibyo umugore yakomezaga kuba yamubwira. Ndetse mwibuke neza uriya mugore amagambo yakomezaga kuba yakoresha yari amarenga yashaka kuba yakira umupolisi amubwira ati ngewe ubwanjye nta bushobozi mfite bwo kuba nakitabara mfasha. Kumva ahangaha umupolisi yabashije kuba yabimenya, asanga umugore yari ari kumubwira ati ndakwinginze mbabarira mfasha, ati ndakwinginze, ati reba mu gitabo cy'impuhwe mfashe. Umupolisi niko kuba yatangira kongera guhamagara kuri sitasiyo za polisi ababwira ati ahangaha hari umugore ukeneye ubufasha kandi bwihuta, atashobore kuba afite ikibazo gikomeye. Ati rero murabyumva, tugomba kuba twagira vuba tugakoresha uko dushoboye tukaba twamutabara hataragira ikibazo kimubaho, kuko murabizi mu nshingano zacu twarahiriye kuba twakita ku bantu ndetse n'ibyo baturiye cyangwa se babamo. Umupolisi niko kuba yaza ahangaha kuri moto yiwe, arangije atangira kuba yayatsa ngo arebe ko yava aho ngaho ajye kuba yatabara uriya mugore wari uri hariya. Ubwo umupolisi nuko yavuye aho ngaho, umugabo nawe niko kugenda abwira umugore we cyangwa se amureba nabi, amubwira ati ariko ubundi wa mugore we, ati niye mikino uri kubasha kuba wakina ko ntarabasha kuba namenya imikino uri kuba wakina iyo ariyo. Ati nizere ko Imana usenga cyangwa se bya bigirwamana byawe usenga wabashije kuba wasenga utaza kuba wanyitambika mu mipangu yanjye nkaba nayangiriza cyangwa se nkaba nakwangiriza. Umugore niko kuba yabwira umugabo wiwe ati ariko mugabo, ati ko mba mbona warahindutse. Umugabo niko kuba yamubwira ati ni buri mugabo wese iyo atagikunda umugore we, ese uyu mugabo yaba ari kuba yahora iki umugore we? Ngiye ko ndi kuba nabona uyu mugore ari mwiza cyangwa se aka gakobwa ari keza ndetse nanakikundiye, yaba yakama nkaba nakigirira umugore nkarera n'aka kana this way. Ariko ikigabo cyari kiri ahangaha cyo cyari kimaramaje kishakira amafaranga ndetse gishaka no kuba cyarangiza ubuzima bw'uyu mukobwa wari uri ahangaha. Disi murabizi abagore ni ba mutima w'urugo, ndetse iyo babakubura bose byose cyangwa baba bishingiye inyungu z'urugo cyangwa se ntabwo baba bashaka gutera amahane mu rugo. Kumbe bageze aho bagomba kuba bagera. Bigaragare ko ahangaha ariho umugabo yari amuzanye ndetse ariho diri yo kugurisha umwana yari gukorerwa, akaba ari naho umugore yagombaga kuba yakicirwa. Ikigabo cyageze ahangaha gitangira kuba cyamusohora mu kamodoka keza ndetse muri twa tumodoka inaha bita Nowa, kirangije niko kuba cyamusohoramo kiramubwira ati ubu ngubu ndatekereza diru yacu igiye kuba yarangirira ahangaha njye nawe. Barakwereka muri ako kanya abakimara kutsimbura cyangwa se kuvana akaguru aho ngaho kuri iyo modoka, ba bapolisi bacu bari bahageze. Ese muratekereza biri buze kuba byarangira gute? Ese aba bapolisi noneho ku mwanya wa nyuma na nyuma biraza kurangira batabaye umugore wacu ndetse batabare na kariya kana? Wowe icyo nkusaba ni ukukomeza kuntiza amatwi n'amaso yawe ndetse ukajya no muri comment ukambwira ukuntu uri kuba wabona aka gakuru kacu. Ndetse umupolisi kugera ahangaha muri ya modoka yasanzemo ka gapapuro ndetse asanga kanditseho neza neza ya magambo yahoze aterateranya ngo abashe kuba yagira inyunguramagambo we yabasha kuba yakuramo. Yatangiye kuba yabwira mugenzi wiwe ati reba uyu mugore amagambo yari yanyandikiye, yambwiraga ko ashaka ubufasha kari mu mazi abira ndetse kagomba kuba yatabara umuryango we, niko yakomezaga ambwira. Ubwo umupolisi wari uranga nawe yakomeje ahamagara ati uniti zose mugomba kuba mwapanuye aka gace, ati dufite rushimusi urimo ahangaha. Kumbe ikigabo nacyo cyagezemo ahangaha gitangira kuba cyavugira kuri telefone kivuga ati ndatekereza diru tugomba kuba twayikora, ati ubu ngubu njye ndaho ngomba kuba ndi. Ati se wowe ko ntari kuba nakubona uri hehe? Umugore we yarakomeje ahangaha atuje ari kuba yavuga ati ngomba kuba nakakira ikigiye kuba cyaba n'ubundi nta muntu uri buze kuba wantabara muri iri shyamba ry'inzitane. Ariko yatangiye kuba yabwira umugabo we ati sheri ndakwinginze, nubwo hagira ikibazo kimbaho cyangwa se wangurishiriza umwana cyangwa se njye ukanyica, ndakwinginze umwana wanjye muzamwiteho basi. Ikigabo niko kuba cyamubwira ati wowe ziba ahangaha nta jambo ufite, ati si wongeye kuba namuha we si umugore, ati nawe azamwitaho. Mbibutse umuntu utarakubyaye
n'uwakubyaye ntabwo baba bafite impuhwe zingana kimwe kuri wowe cyangwa se uburenganzira bungana nawe kuri wowe. Bakiri aho ngaho, umugore wagombaga kuba yagura umwana cyangwa se umukobwa nawe yari ageze atangira kuba yabwira umugabo ati tugomba kuba twasoza ibyo twumvikanye, ati kandi amafaranga yo nayazanye ntuze kuba wagira ikibazo, ati ibyo ugomba kuba wakora ni ukumpereza umwana ngiye nkabasha kuba nakigendera bitaraba nabi cyangwa se bitaratangira kuba byazamo abandi bantu. Niko kuba yafungura ahangaha, ikigabo gitangira kuba cyabona amakeshi, gitangira kuba cyakisekera. Kumbe byari biraje inshinga umukobwa ahangaha we byari ukuba bamuhereza umwana. Ese uyu mukobwa kubera icyo ari kuba yagura umwana yabuze umugabo umutera inda ngo azabashe kuba yabyara nzigire kuba nayimutera? Ubundi se kubera icyo ari kuba yagura umwana w'uyu mugabo? Umugore disi mwe n'urukundo byatangiye kuba byamufata, ari kuba yabwira umugabo we ati ndekera umwana. Kumbe kureba ahangaha ku mwaka yasanze umugore yamujijishije atari umwana afite, ari igipupe. Umukobwa niko gutangira kuba yasiterezo yabwira umugabo ati mwebwe iyi mikino mutangiye kuba mwakina ahangaha, ati ni iyihe mikino? Imana ishimwe ko umwana umugore wacu atari yamuzanye, ahubwo muri ako kanya polisi yahise igera aho ngaho itangira kuba yababwira ati ariko imwebwe imikino murimo ahangaha, ati twabashije kuba twayimenya ntagire uva aho ngaho. Niba mubizi neza, iyo polisi akubwiye ngo manika amaboko uba ugomba kuba wayamanika, bikagaragara ko nta ntwaro ufite yo kuba wamurwanya, niho aba atabasha kuba yakugirira nabi. Kumbe na wa mupolisi muri ako kanya yari ageze umukobwa ariko yamubwira ati ngewe ibingibi simbirimo mureke nigendere. Umupolisi niko kuba yamubwira ati nawe ugomba kuba waryoza amakosa wari uri kuba wakora. Umugore disi niba umwana yari yamushyize hehe? Umupolisi yaje ababwira ati ubundi nta muntu ukora amakosa ngo abure kuba yamenyekana. Umugabo yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ni wowe wabashije kuba wanteza izi rivani? Umugabo niko kuba yahindukira arangije arababwira ati mwamfunga mutamfunga, ati n'ubundi amaherezo nzajya hanze kandi uwo mugore njye nzamwica kuko simushaka. Umugore niko kuba yamubwira ati tubuza mugabo, ati ubu ngubu ugiye kuba wajya guhanirwa ibyaha byawe, ati gute ubundi wari utinyutse kuba wankorera ibingibi? Ati gushaka kugurisha umwana wanjye ukanyica, ati se wumvaga biri buze kuba byakugwa amahoro? Umupolisi we yakomeje yihanganisha umugore amubwira ati ihangane kuba twatinze kuba twagutabara, ati ariko uyu mugabo wawe we agiye kuba yajya kuryozwa ibyaha yari agiye kuba yagukorera. Ndetse kandi n'uwo mukobwa nawe umuze kuba wamakinga shuwa ko ari buze kuba yahura n'ingaruka zo kuba yashaka kuba yagura umwana w'abandi. Umupolisi niko kuba yabwira mugenzi we ati ndakeka abo ngabo wabankura impande ukabajyana, ati nta kamaro bagifite ahangaha. Disi umugore yasigaye ashimira umupolisi ahangaha amubwira ati se urashaka njye kuba nakubomoza? Ati ko numva ibintu nkoreye iyi ni Imana itari kubasha kuba yabimfashamo. Ati ariko burya umupolisi niko wamubwira ati Imana ntabwo yari kuba yabigufashamo, ati kandi ubona ariyo yamfashije kuba nakomeza kuba nagukurikira. Ati rero jya ukomeza kuba wakizera Imana kuko ikora ibintu byose. Disi umugore ahangaha yari yihebye. Umupolisi aramubwira ati ibyo byo kuba wambomoza byihorere, ati nta n'ibyo nsabwa kuko ngewe ndi mu kazi ka leta, ati ahubwo umwana wawe nguye ahangaha, ati ugomba kuba wamufata ukaba wamujyana mu rugo. Disi umugore umwana wiwe yari yasize amuhishe mu modoka, ndetse na ya mafaranga b'abapolisi barayatoraguye bagombaga kuba bajyana nk'ikimenyetso bakagaragaza ko uriya muryango washaka kuba washimuta cyangwa se wagura, cyangwa se bikagaragara nk'ibimenyetso koko. Umugore yasigaye abwira akana kiwe ati sheri humura tugiye kuba twakigira mu rugo, atari ko papa wawe w'umugome agiye kuba yajya gereza ryozwa ibyaha yari agiye kuba yagukorera ngewe nawe. Ati mama wawe ubu ngubu aratekanye tuza kibondo. Umugore nuko yavuye aho ngaho mu ishyamba, ndetse kandi nako kanya ari nacyo gihe cyo kuba yava aho ngaho akajya kuba yakita ku mwana mu rugo. Ndetse nkuba nakwibutsa kuba wadukorera subscribe, like na comment ni ingenzi cyane, kandi ntiwibagirwe kudukorera share. Bagira inama yo kwirinda kuba mwahemuka cyangwa se mwashyira ubukungu imbere kuruta umuryango, kuko umuryango ni buri kimwe kandi umuryango uzana ibyishimo
ndetse n'ayo mafaranga uba ukurikiye umuryango wabizana, ariko bigaragare ko cyangwa se mwigira isomo ku by'uriya mugabo ukuntu ubuzima bwari bugiye kuba bwamumerera nabi kubera gukunda amafaranga. Ubu iminsi ye yose yari isigaye yari agiye kuba yayimara muri gereza, ndetse ari kuba yaryozwa ibyo yabashije kuba yakorera umugore we n'umwana we.